hagira ikintu uba wibagiwe mana uyu mwana Nesta ari hehe mumbwirira se hano wabaye undi ko nari gusa n'abahende tugiye ahantu hatandukanye tugiye mu Bufaransa tugiye mu Bubiligi tugiye Poland tugiye umva Nesta ngura nkwereke Igoya n'umushiti wanje umushose shana abamukuye naramubuze ja okay tugiye mu biki rero abara dufite YouTube man ese nawe man ugiye yobwa uyu rero yabaye excited kubera njewe ubu mumureba hano yashushe nago yashushe ngo nuko agiye kuko we ni nk'ubwa 10 yashuhiye njewe ako man imwe mugira inshuti mugera ku byiza zigashyuha zikishima murazifite nazo Emi yaranyandikiye ngo ndi munyarwanda aratorose zagaruka kuvuga oya shanje reka nkubwire hajya witwa nde shuma soti turi mwiza uri bogari uyu mwana yashyushye nijoro yarayadasinziriye no ejo mba none ejo ngo ka George ni George ejo kubera yuko twe twagiye mu kazi ubwo yagiye yambwiye ngo nta muntu numwe nguri bumi ikintu cyo kunywa ngo nyinywe ngo ndigira kuri comptoir ngo ntibagiye kundoga naragenda ubwo none ejo twagiye mu rugo murumuna wanje adutangira ku muryango abaratubwiye ngo mwasomye ku gihe turambwira nibiki ngo nta ndege yemere banza bumve ngo nta ndege yemere kuva mu Rwanda ngo naniyemerere kuza mu Rwanda ndambwasareka ibyo ngo itangazo risotse nona mani uyu nguyu mbona ayisaba nk'ipoto mane nahise numva umutima wanje uguye mo indani nzu ahita amubwira ngo yamubeshyaga yaramunize yaramwishambwe ati mana noneho se nijoro ngo nasinziriye usinzira uhereye indege gusiga kayibo nago ni kuva hacemo iminsi 2 ntaryama ngo nsinzire mwanuye negereje yinde ariko mana Rwandeya ndumva nabaha award Brussels cyangwa Paris turashyikira i Paris kwako Brussels nago bagitanga mu Bubiligi nago bagitanga Ibugande niho nobonye rero twebwe nta mpamvu turi mu gihugu cyacu turi mu gihugu cyiza tugomba kuzisabira iwacu bakaziduhera iwacu twagurikira iwacu ariko iki Burayi warayobye ariko inyanyagira ryanjye nanyanyagiye mbere nanyanyagiye ku curo ya mbere njyayo iyi ni nk'icuro ya 4 bwa kabiri sinanyanyagiye bwa ugira ngo napfa kwibwikuza n'abahinde kubera amahanga arahanga uba nkubwire Emi ubu nago nakongera kunyanyagira kandi wibuke ko nanyanyagiriye Germany uri kumva nabwo nyanyagira oya twabuzwa se niki kujyayo ko dufite ikindi kandi tumenye tugiye kureba bara ako gukira turabakunda ko twaba duhagurutse tukajya kureba abara nta kindi kitujyanye ukavuga uti shaka visa kudija ningerayo n'ubundi nkabona akazi ntabwo nareka kugakora ariko sakazi kanjyanye njyanywe no kujya kureba abara kuko bakoze subscribe abana bo mu bihugu by'Iburayi none rero muri no mwaka dufite na gahunda yo kuzajya Canada tukajya kureba abarabo muri Canada Trump nyine nadakomeza kwigumura naho Trump ni uyobora Canada oya muri Amerika naho barabibaza Briane imijyi y'Iburayi uko imeze none wongeye kandi narindi no kuri Google nkajya ndeba noneho man uriya munara w'Iburayi nimureba nabi nzawuzana nimureba nabi nzaza nkwikorera wese hari Iburayi urahaza niba tubabarire natwe batwubakire ikintu kimeze nk'umunara uri kumva mu Rwanda niba tubabarire batwubakire ikintu kimeze oya va kuri convention ikintu kimeze nk'umunara wa undi nyine abantu bose bazajya w'Ibabeli umunara w'Ibabeli ndakwiyana uri kumva umunara abantu bazajya bagaraho bakifotoza akavuga ngo ariko na convention irabaye ariko buri kintu nakubaje Emi kijyanye n'ibihugu nyine mwamaze gukonfirma muzajyama nibi nago icyambere cyo dufite visa ya Schengen no kuvuga ngo ibihugu byose turabyemerewe kubijyamo ubwo no kuvuga ngo niba abarani batubwira ati turi muri Poland no dushaka ko muza tuzajyayo niba tubwira ngo ngiye nashyushye ibikapu byanjye bana ese hajya hano turi mu banyamakuru mana we ariko rero kandi tasha gukomeza kunshanuka uncyaho Emi wese izira varize twaguze inshyashya nta kintu kirimo hara kitari gishyashya ngiye we ibintu byose naguze ibishyashya boxer inshyashya amasogisi mashyashya ibi byose mubona nambaye n'ibicagara mana we I can't wait mana nagezaho ndamwiyama namwana itesha ugende cyangwa ubireke ariko ibintu byo kumubwira ngo indege nk'ubu bahise bavuga ati barabikansorinze urkumva barabikansorinze nabi bimikono natambyingiye shanda kuguzi kuri umwana ngo yava kuri no airport mpaka bamugeze muri iyo shanda cyo kintu cy'amatsiko ubundi ufite mbere na mbere ikintu mfite amatsiko
mfitiye amatsiko uriya munara w'ibabere niba ari umunara w'ibabere na TFR mwumva TFR uriya munara wa TFR ndawukeneye kureba cyane uri kumva nkeneye kumenya ibintu nyine ibintu abantu hari ukuntu babayeho nyine niba ubuzima bukomeye cyangwa bworoshye nkeneye guhura n'abasampapiye nkababwira ni mwihangane anytime bizacamo baranyine baba batarabona ibyangombwa ucenga abasampapiye turi imbobo mbi cyane nicyo gihugu kiguteye amatsiko kurusha ibindi mu byo muzajyamo hariya muri Paris turashaka kujya gutembera muri Louis Vuitton aho ni heza tukajya kureba amaparfum yo muri Louis Vuitton ntago nta nimwe tuzaguramo kuko zirahenda ariko dutembere dufite amafaranga oya kubera ikize abararega bayarayafite kandi aribo bazadutembereza none ye baba weshu dufite abaraba bakire ku rwego udashaka kubyumva abantu bagiye batubukingira umwe ati ndababukingira hoteli undi ati mwaritse nkayibabukingira undi ati mwaritse ibi mukaza mu rugo mwaritse ibi bikagenda gutya ariko turabwira ati muhumure aho tuzaba turi tuzajya tubahereza location muze mudufate tugende mudutembereze mutugarure muganire bababwira ko babakundira iki dukundira umunwa none se urabona badukundira iki badukundira umunwa ni ukwicara ukavuga ukamera nka radi umunsi ukarangira undi ukarangira gusikiza yigereye muri Europe mwizina rya Yesu semana turinjiramo hari mu bagenda ryari departure time yego kumanange cyane uriya Zena wateguye kira gitaramo Zentro ni umushiti wacu ubundi urebye na kira gitaramo tujyanye nacyo kiri murumva ko kizabeje kandi turahagera mu gitondo turuhuke nimugoroba tuzaba tumeze neza ko ari aho bageze gusa uyu mwana arashaka kunjyanisha mbibabwiye kiri kare uyu mwana nge nimubura dore ngo narabuze aranseka nzagaruka nkubwira inkuru emingo yagiye afite visa umva yewe ngo afite visa ase shanu uri umuyobozi buriya izi tuwa ni ingaruka mwaka tuzitege ko uyu mwaka wivuga ngo ni ingaruka mwaka visa nawe urabizi hari igihe udepoza ukayimwa hari n'igihe udepoza ukayibona buri uko bazajya baduhereza visa njye nari narabigambiriye buri gihe naragenda gatesha gasigara avuze ngo mani nguransize mani nyine nanjye nkagenda numva bimbabaje nsaba Imana avuga mana mbabarira tesha ni inshuti yanjye ni best friend wanjye mbabarira nanjye byibuza nzagira ikintu nanjye nkora mushaka inshuti zibafasha gushaka visa mushaka inshuti zibateza imbere mushaka inshuti zigira aho bazibavana zikabageza mushaka inshuti zibafitiye umumaro mushaka inshuti zizi Imana haibo mushaka inshuti igitekerezo cyaturutseho kuvuga ngo ujye guhura n'abafana bawe n'ubwa mbere niwe musitari numvisha ugiye from nta kindi kintu kimujyanye ikinyamakuru cyawe ni ikihe aibo uba nkubwire urabona twebwe twashinze YouTube channel tutazi ibintu bya YouTube channel kuko n'abantu bose nagerageje kusaba ubufasha ngo bambwire ibya YouTube channel barambwiraga ngo nimbireke biravuna kubera ko wenda ubwo batinyaga ko wenda natwe ari cyo twazakuramo ariko tugize amahirwe ngira ngo twebwe batumonitije nka nyuma y'iminsi 3 yine gutyo ndibaza dutangiye urukumva rero umuntu uzagakora subscribe akareba ibintu byawe bigatuma mbona amafaranga ayo mafaranga kuki nayarya njye nyine kuki nanjye ntayafatamo ngo mbereke ko byibuza muyo bampesheje nanjye kandi hari umusampapi utazapfana nambonye hari umusampapi utazigera abona ibyangombwa byo kuza kundeba azayibona mu izina ryose ariko byibuza nanjye mfate muri ya mafaranga mbakuramo niko navuga basi nanjye ngende bashimire kandi mbashimire mbona nkubone ego kuko amafaranga YouTube turayabona ariko nanone iyo urya wenyine uhora wenyine sibyo ariko nyine iyo witanze wenda ugafatamo ugafasha uwerega abo basampapiye nugira ngo tugiye no kubafasha njye nkaba nkunda umusampapiye tutabafasha njye n'umusampapiye niko abara n'aba diaspora nabo ngwiki urubona leta ucungana nayo wiruka mana uzandinde ubwo mana nubona ngiye kujya muri Amerika kubayo nubona ngiye kurya muri Canada ngiye kubayo cyangwa i Burayi uzameka igishoye ko umaye n'ibyangombwa ibintu byo kubona polisi nca mu miringoti nca mu mafera beto no mu matiyo ntabyo shaka ntabwo bacengana na polisi ahubwo hari abasampapiye hari ibintu byinshi baba batemerewe gukora ibyo rero kugira ngo nzabeho ntabona n'ahantu nikopesha uburya nyine byagoranye kugira ngo wenda tunabarekure mugende kubera ko n'amasaha yagiye ntago naba nahuye n'ibyamamare ngo ngende ntababaje ku kindi cyamamare cyatanye uwitwa Badirama abanye ibintu yavuze ejo bundi we natesha siko ntarabona muvuga oya turagera amahoro kwa reka ngiye nkubwizwe ukuntu bira bintu ngemba narabibonye buriya ahantu waririye
ahantu wahigiye, ahantu waraye, ahantu waneye, ahantu wiherereye, ahantu nyine wagiriye ubuzima bwose bubaho, nubwo haba hari icyo bagutanyeho urihangana ko hari ibyiza wahaboneye, sibyo? Rero iyo urengereye kuriya ni hamwe usanga utangiye kwicuza, cyangwa se nubwo yaba ari abantu wenda tuvuga ngo bagushutse, ariko ikintu kimwe cyo nsabye Imana, sabira n'aba bantu bose badukurikiye, Imana izabarinda ubukene, kuko hari ahantu ugera ugakena ugatangira ugakora ibintu nawe ubwawe utagakoze, sibyo? Nge Badirama muzi ari umuntu wabonye amafaranga ayabonera muri iki gihugu, ayarira muri iki gihugu, aranezerwa, ajya zabigogo, umva ngase riruke wowe yararingure handi kuri Inyamirambo, yaje ari umukire yambaye ibintu bisasha, mbona aransambure. Badirama uko yaje guhinduka se nabimenye, uri kumva narindi monda oya nago navuga ngo nago mbizi, gusa ngewe oya buretse uko nge nabibonye, nibuka ko yigeze impamvu mbivuze yigeze gushyiraho ngo Bazir n'umushiti wacu ngo yamwirukanye mu nzu, ibintu nk'ibyo nyine ubona yuko nta bushobozi bwari buhari. Wenda ndatekereza se wenda umuntu wenda yageze mu bihe bimukomere, ariko ibintu igihe cyose ibintu byagukomerera sho, nago waba warabaye iwanjye, narakugaburiye, naraguhaye ubwiherero, warariye, waranyweye, waraharongoreye, warahatereye akabariro, warahaboneye imipurisi, nkasa nurangiza ngo ugaruke uhavuge nabi. Nanjye nubwo naba ndi umuntu shubyambabaza nkasiko none igihugu. Ikindi kandi buriya wantuka kuko tuvukana, wanuka ko ndi umukozi w'iwanyu, ariko iyo bigeze ku mubyeyi uri kumva umubyeyi ukubyara nubwo yaba yagukoshereje agombwa cya cyubero cy'umubyeyi, uri kumva birane nko kwikora ku nako sorry yani nuvuga ibintu Imana idashaka, ye baba we oya ni nko kwikanda nyine kuri oya bazita les énorgues, oya buretse gatoya testikiri igora testimony wa birancanze naribi, ariko nukuri pe nyine urumva yavuga ati mwebwe twabonye muri industry ntacyo mumariye, ntacyo mwamaza akadutuka, ariko buriya iyo bigeze ku mukuru w'igihugu niba ufite ibyo nenga ibuka ko hari abantu 90 bafite ibyo bashima sho. Niba ngewe mbasha gusaba visa nkaza ku kibuga cy'indege nkinjira nkagenda nkongera nkagaruka mu gihugu, nkaba mpakorera, nkaba mpabonera, nkaba mbayeho neza, nkaba nyine wowe niba hari ibyo nyine byakubayeho ni wowe bigumane, cyangwa ushaka abantu bakugira inama baguhanure, wiza kubishyira muri rusange no nurangiza ufate mu mukuru, ariko rubanda kandi Badirama ibibazo yagize byamubereyeho iriya muri Amerika niho Toroma zamufatiye, ntago zamufatiye mu iki gihugu. Iki gihugu niba ahantu hari amahoro, ngiye nkaba nzi ngo mfite amahoro yuzuye 100%, bafite imbaraga president y'u bwoko bw'Imana. Badirama ariko ibiyobyabwenge nanone mubireke rubyiruko, nigeze kumubona arimo arivugira ngo urumogi ari kurutaka kabisa yaruvugiye. No Badirama afite kuri Instagram ejo munini nacekinze, hari ahantu kubera kuntu noneho yacanganyikiwe yibagiwe no kubisiba, hari ahantu yanditse ari gushimira Perezida Paul Kagame mu magambo arambuye sha, amagambo maremare cyane, arimo aravuga ngo imvugo niyo ngiro rubyiruko, arimo boro ukuntu yaje guhinduka, ariko noneho yageze ahagira gucyamera nk'umuntu ufashwe n'ijambo ry'Imana nk'umwuka mwe wera yaritarutse yigira. Ariko njye inama nagira Badirama nagaruke bigishoboka. Hano u Rwanda ni igihugu cyiza, ni igihugu gikunda abantu bacyo, ndabizi neza ko aje agaca bugufa agasaba imbabazi, nawe siwe ibyo ari byo byose hari ikintu kibigihisha inyuma. Ntabwo nibaza ko Badirama yabyuka mu gitondo, kuko kiriya kiganiro yakoze naramubonye ntiyari yanyweye, ntiyategwaga, nyine ibintu yabivugaga bikuye ku mutima, ubona ari seriye. So ikintu namugiraho inama nagaruke bigishoboka, afite umuryango, afite abantu bavukana nawe, yibateza ibibazo, yituma bahangayika, yituma batekereza nabi, uri kumva. Natwe kandi rega n'inshuti ze, niba afite n'ibibazo niyegera abantu tumuganirize, tumufashe. Ikindi kandi niba hari n'abamushu umva ngese ko nshaka kwigendera mu ndege birangiye ugiye i Burayi kuko Brian we yagiye, ni nayo mpamvu icyo kibazo nari bukimubaze. Bivuze iki kuritesha umwana wa Nyagatare niba ari wejo bundi wiyiziye mu mujyi, uyu munsi ugiye i Burayi? Bivuze iki kuritesha, bivuze iki ku mujene w'umunyarwanda? Bivuze ikintu kinini, kubera yuko mbere na mbere ubona ko hari ikintu, hari amarembo afungutse, hari yindi migisha ubona ko nyine ibigiye kuza, uri kumva. Rero bivuze ikintu gikomeye cyane, uri kumva. Ndishimye, ndashaka kugenda nkagera hariya nkabonana n'abara nibo bangize uwo ndiwe kano kanya, baraje barankunda baranyishimira. Biba bigoye, hari abantu bazi imihanda bikanga,
ariko nyine biba ari ibintu byiza iyo uje ku muhanda abantu bakagushima bakagukunda. Rero nyine ni nka blessings kuri njyewe zije, kandi nizera yuko niba Imana imfungurira no marembo n'ikindi gihe izayamfungurira. Ikindi kandi ndashimira DJ Brian, biragoye kugira inshuti, buriya hari igihe tuba dufite inshuti wagenda ku ruhande cyangwa waba successful wagasigara umutima yumva babaye, kandi yagaruka akakwereka ko ari inshuti yawe. Ariko inshuti iyo ufite inshuti buriya yatera imbere ikumva yuko nawe watera imbere, yakishima ukumva yuko nawe wakishima. Nyine aba ari ikintu gikomeye cy'agaciro, nanabishimira Imana. Zamara igihe kingana ki? Tesha washobora kumara ibyumweru 2, ariko nyine nshobora kurenzaho cyangwa nanjye nkamara ibyumweru 2 bitewe. Yego nzaba nagezeyo ntago njyewe oya tuzakubwira wese ko tuba turi kuvugana, tuzakubwira n'ubudiri tujya kuza. Ntago umimamba se arenga tangaye. Murakoze cyane. Ego wasenyisa umva mba urusanira umwago akira imamba.